TS Storyverse, isoko y'ubumenyi, amakuru acukumbuye ndetse n'agezweho. TS Storyverse, murisanga. Igisingizo, nugururiye Inyange. Musa n'Inyange aza kunsura yaje wese yisukuye, urusogo rw'umuteto w'ubutoya rikimutemba amatama yombi uko atambutse agatengerana. Yanze amanywa rwahangu ngo ejo uruhaye rw'iryo zuba rutamuziga rutagahwera, dore ko ari agati kagitoha imirasi yongera akagahonga. Narategereje nshuwo mutaga, ntabwo nateshutse na gatoya, umutima uterekeye iribori. Ni ikirenga we azaramba ntiwarambirwa kumureba, niyo urengeje icyumweru bukimarangamiye umurata. Ubwo agira ibyuzo by'ubudatuza bikaba ibyuzo by'uburanga yamwihangiye yamuhaye. Nararebaga ndunguruka nkamuririmba nkarindagira, mu nzu hose uboshye uzongera inzozi nyinshi z'urujijisho. Inzu yarenze kwijima gato, ndeba umunsi ukondakonda uko bakibera inkwi yegeranya. Imirase mu ijuru ry'umwijima igasurusumba insomya amahembe. Yoga mu nzu hagira inyanja, nayo ngo isanganire iyo nyange. Yatambuka agateraguza agana aho ntereye mutegereje. Agikoze intambwe mu muryango, umutima utangira kuvumera nk'uvugutira umujya w'inanga. Inama twembi turayihuza, njye kumusanga ntigira abana. Ati ngira abawe turere twembi. Ineza itashye umutima wanjye utera wiruta ndashima. Dushira icyusa bishyira kera, tuvuga icyarimwe ko bukeye, nubwo umunsi uzira ikimange wakenderaga tuwureba. Imirase y'imirenga zubuga imwitekaho mu ruhanga, Imana yunamuye nk'uruhamo. Imaze kumwuzuraho uruhande, iti icyo mutereze ku ruhimbi, witse imivugo imuhimbaye. Njya kumuhimba ndamuharamba, muharira iminwe ndayimuharaga, nterura umutwe ndera igituza, ncutse ibyano ngarura mu nda, ntimba ku matako n'imirundi, ngakukira njye nkimuririmba. Umurerwa nsanze atagira ikirega, ahubwo abengerana nk'ikirezi, n'izina nkwisuriye ikirenga. Twarambanye mu ruhando, tugumya kwihatira urwo ruhuge, rwa ruhuri rw'indeberezi, taruhereza ruguma hirya, umutima utera nk'utakiriho, kuko watururutswe agatuza. Tumaze kwitsa ikiganiro, ijosi arigondana umugwe mwiza, rigwa ku rutugu ntikagwire. Yankiza umutima ku gituza, sinishanya ndora icyo gitego, nsanga amaso ateretse inkesha, akina ibinyonga by'urunyenyeri. Maze gushima iyo nshara yanjye, ntiseka ndebe uko ndenze umucyo, maze ducyaye ijoro nyamwinshi tukifubitse umunezero. Umubiri wose wiyongera ishya, rwa ruhanga rw'uruhehemure rugumya kogeza urwo ruhanika. Umusatsi uyumbuje nk'umusereka, uva mu ruhanga uhunda ibitugu. Agize ngo atange ntirekutembe. Naho ubwo rya josi ry'umutarati, uko yariteretse ngo andangamire, agasa nka ya nkuba ya rusine ikora ishaka kuvuna sambwe. Njya kumusezeraho umusekera, ansubiza asanga urwo rwererane. Dusa n'abibagiye iby'ijambo ngo kujijuka ni ugutuza, si ugutondekanya amahomvu, si ugucika uruhondogo. Burya guceceka si ubucucu, ni ugucengerwa n'ibyo uzi, maze ugacira imbere ugatuza, ugatana usanga irikuri mu nda, kubikura ubuhoro bwawe. Naramubwiye nticurika ingohe, ngo azicurure ntizane ibyano, dore ibyo byiza byagusabye. Ati ijuru ryanjye ijoro ni ryinshi, ntereka rigere rishyere kera, ndabona ryose ryizihiye ishya. Nuwarisibiza na gatanu, ntabwo naganya amanywa cyane, kandi mbikira inyenyeri isumbye izuba kwaka inzora. Yarahagurutse arinanura, inyeri zicika inyinya aracira. Ati mvumye uzajya kuvuga nabi. Agarutse hino atega nk'inyambo, kumenya Inyange ibyina umutaho. Sinamutinza mugwa mu byano, tumura umwanya muvunye ihobe. Ingohe zireka indoro irahonga, ijosi aragondeka ati uragwire. Nyuma rero yo kumva igisingizo cya Rugamba Sipiriyani, nugururiye Inyange, abenshi tukizi ku izina rya Musa n'Inyange, ariko nyine ubusanzwe cyitwa nugururiye Inyange. Reka turebere hamwe amwe mu magambo yakoreshejwe n'umusizi mu buryo buzimije. Umusizi yagize ati urusogo rw'umuteto. Ubundi urusogo ni ubwoko bw'imboga ziribwa. Aha umusizi yarikoresheje ashaka kuvuga umushishi uteye imbabazi. Arongera ati yanze amanywa rwahangu. Hano rero amanywa rwahangu ni amanywa y'ihangu, igihe izuba riba ryakambye rimwe ricyura inyana.
arongera ati uruhayi rw'iryo zuba. Hano yashatse kuvuga amagorane, imvune cyangwa se n'icyokere byatewe n'iryo zuba. Arongera ati imirasire ihungira akagahonga. Hano yashatse kuvuga ngo izuba rifatirana kagacika intege. Ari naho yavuze ngo narategereje inshuro mutaga ntabwo nateshutse na gatoya, umutima uterekeye iribori. Hano rero guca umutaga bishatse kuvuga kurangiza umunsi. Hari naho yagize ati umunsi ukondakonda. Hano rero yashatse kuvuga ngo umunsi ugenda ushira, mbese urangira buhoro buhoro. Hari naho yagize ati ijuru ry'umujijima. Ijuru ry'umujijima rero ni ijuru ry'umutuku ujya kweruruka, umwe w'izuba rirenga. Izuba iyo riri kurenga, mu gihe nyine riri kurenga ubona ko izuba rijya gusa umutuku ariko nanone werurutse ukuntu. Niyo mpamvu barigereranyije n'umujijima. Ubundi umujijima ni isaro y'umutuku werurutse. Hano yakoresheje ijambo gusurusumba, aho yagize ati igasurusumba insomya amahembe. Gusurusumba rero ni ukujya gufata cyangwa kwegera ikintu ariko ushidikanya cyangwa se wishisha. Arongera ngo aho ntereye. Ubundi umusizi yashatse kuvuga ngo aho nicaye nabuze intege. Umusizi kandi yarongeye ati imirasire y'imirengenazuba. Aha rero imirasire y'imirengenazuba ni imirasire cyangwa se imirasire y'izuba isa naho iryo zuba iriminukanye, kwa kundi nyine izuba riba riri kurenga ukabona hari imirasire ikiri guhinguka nyine ko izuba ryo ririmo rirarenga, rigenda rirenga gake gake. Hari naho umusizi yakoresheje ijambo uruhamo. Uruhamo rero ni nk'urukinga rw'amahanga. Arongera ati muharira iminwe ndayimuharaga. Aha nyine umusizi yarashatse kuvuga ibiganza byombi. Arongera ati nterura umutwe ndera igituza. Hano ndera igituza yashatse kuvuga ngo mfata neza mu gituza, nditegereza neza. Arakomeza ati umurerwa nsanze atagira ikirega. Ikirega rero hano yarashatse kuvuga amajorwa cyangwa se inenge. Umusizi kandi yakoresheje ijambo uruhuri. Uruhuri bivuze abantu benshi. Arongera ati ijosi arigondana umugwi mwiza. Umugwi mwiza rero hano yarashatse kuvuga ni ubugwaneza. Nawe yavuze ati maze gushima iyo nshara yanjye. Hano rero inshara yanjye bivuze inka yanjye iteruye neza, mbese iteye neza, inka y'icyitegererezo. Hari naho umusizi yakoresheje amagambo uruhanga rw'uruhehemure. Hano rero umusizi yarashatse kuvuga ngo uruhanga rukeye cyane. Arongera ati umusatsi uyumuje nk'umusereka. Aha rero umusizi yashatse kuvuga ko umusatsi we ari igikaratsiriri nk'uwo basiretse. Gusereka rero ni ugusiga ibara ry'igikaratsiriri ku mitako cyangwa ku bigembe by'amacumu. Umusizi kandi yakoresheje amagambo agira ati uhunda ibitugu. Mbese arashatse kuvuga ngo utwikira ibitugu. Uwo musatsi nyine uraje utwikira ibitugu. Nawe yavuze ngo uhunda ibitugu. Arongera ati kuvuna sambwe. Aya ni amwe mu magambo yakoresheje. Ayakoresha yarashatse kuvuga ngo guca umugara nk'intore. Umusizi kandi yakoresheje amagambo ahagira ati ugacira imbere ugatuza. Hano yarashatse kuvuga ugaheza mu mutima ukicecekera. Umusizi kandi yakoresheje amwe mu magambo aho yagize ati nterurira umutwe ndera igituza. Yarashatse kuvuga ngo mpera umutwe ngana mu gituza. Ngo nyine hamwe ari kumwitegereza nyine ahera ku mutwe amanuka ku gituza.
Umusizi kandi akoresheje andi magambo agira ati inyeri zicika inyinya. Hano umusizi yashatse kuvuga ngo uducangwe turamucika tunyura mu menyo y'inyinya. Amenyo y'inyinya kandi kari akarango bwiza mu Banyarwanda, ndetse n'uyu munsi ibyo karacyari akarango bwiza mu Banyarwanda. Umusizi kandi yakoresheje amagambo aho yagize ati kubyina umutaho. Hano rero kubyina umutaho ni ugushaka gutaha. Ngira ngo rero nyuma yo kumva amwe mu magambo yakoreshejwe, wasubiramo igisigo ukacyumva neza, ukumva injyana iri muri icyo gisigo, ukumva n'icyo umusizi yashakaga kuvuga, ugiye noneho ufatanyije aya magambo dusobanuye aha ngaha ndetse n'andi ari mu gisingizo, hanyuma ukumva ubutumwa umusizi yarimo agenera umwari yashimye. Ese bundi Rugamba Sipiriyani ni muntu ki? Rugamba Sipiriyani yavukiye mu cyahoze ari komini Rukondo muri perefegitura ya Gikongoro, ubu ni mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Amashuri abanza yagiye muri paruwasi ya Cyanika. Amashuri yisumbuye yayigiye muri seminari ya Kabgayi. Yakomeje kandi amashuri ye muri seminari ya Nyakibanda. Nyuma yagiye muri kaminuza i Bujumbura aharangiriza icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri cya kaminuza yakigiye i Louvain mu Bubiligi, atahukana impamyabumenyi ihanitse mu byerekeye amateka. Rugamba kandi yari umusizi, akaba n'umuhimbyi w'indirimbo, imivugo, ibisingizo n'imbyino. Yari umusizi ushinze imizi mu nganzo y'ubusizi n'umuco bya Kinyarwanda nk'uko mwarimu Profeseri Nsengimana Joseph yabivuze. Iki gisigo kandi n'ugurura inyange cyavuye mu gitabo cye cyitwa Amibukiro. Bimwe mu bihangano bya Rugamba Sipiriyani kandi harimo Abambari b'Inganzo Ngari cyo mu 1984, Amibukiro cyo mu 1984, Cyuzuzo cyo mu 1981, Umusogongero cyo mu 1979, Chanson Rwandaise cyo mu 1979, akaba kandi yanashinze itorero Amasimbi n'Amakombe. Twasoza rero tutavuze no kuri imwe mu mirimo ya Rugamba Sipiriyani yagiye akora. Yabaye umuyobozi w'ishuri rikuru nderabarezi ryitwaga IPN. Yabaye kandi umuyobozi w'ikigo cy'u Rwanda cyita ku bushakashatsi INRS. Ibi rero byari bimwe mu byerekeye umusizi Rugamba Sipiriyani. Niba utarakora subscribe ku muyoboro wa TS Storyverse, bikore, hanyuma dukomeze tujye tubana umunsi ku wundi.